Ninashukuru Mungu sisi nyote mnapo mahali tofauti ya nchi yetu na nje yake. Abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, burengera bwaryo mwese muhawe ikaze. Abantu mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro mwese muhawe ikaze. Abantu bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda sinabibagirwa cyane, reka nkubite mbangura. Namakuru uyihutirwa cyane mu ikipe ya Murera Sarodi Nyanza Rayon Sports. Ikipe bakunda gutazira ikipe y'Imana. Ikipe ati bimeze bite muri iyi kipe? Muri iyi kipe amakuru arimo ni menshi kandi amakuru hafi ya yose si meza. Hafi ya yose 80% by'amakuru ari mu ikipe yanyu ya Rayon Sports ntabwo ari meza kabisa. Ikipe mbere yuko yafashe urugendo yerekeza Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania gukina umukino wo kwishyura CAF Confederation Cup. Ati niki kiri kuvugwa tugiye kubirambura niki gihari byagenze biti bijyanye n'abakinnyi bangiwe kujya muri Tanzania. Turebe uko bimeze ibya Ndikumana Asmani bimeze bite, ibya Mugenama Sharire bimeze bite, nawe umuganga w'ikipe Sport nawe utajyanye n'ikipe. Byose nibyo tugiye kurambura turebere hamwe uko bimeze, turabivuga mu gihe cy'iminota mike cyane. Wowe banze making sure ko wakanze subscribe, wakanze like na comment yawe kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'imikino bigiye bitandukanye hano kuri Isanga Sport TV. Ati rero reka dukubite tubangura, ati niki kiri kuvugwa niki kijya mbere. Uwo bita Mugenama Sharire reka bari wemeraho umuganga w'ikipe ya Rayon Sports amaze igihe kinini arwaye, amaze iminsi arwaye kabisa atari kugaragara mu ikipe ya Rayon Sports. No muganga cyangwa se numwe mu ba Rayon Sports mu bareyo b'ingenzi cyane. Ubwo mpamvu mwese mure nuko uyu muganga niwe muganga ukorera ikipe hano mu Rwanda, nyine ayikorera nkaho ari ikipe ye, nkaho cyangwa se ayifite mwigabane kuko ayikorera nk'umukunzi wayo cyane. No muganga wimazemo imyaka 30 ayikorera Rayon Sports, bamwita Mugenama Sharire. Uyu Mugenama Sharire rero amakuru si meza kuko arwariye mu bitaro byacuke. Rero ibi bitaro arwariyemo biravuga ko afite kumara iminsi itari mike hanze ya Rayon Sports atari kugaragara mu buvuzi bw'iyi kipe ya Rayon Sports. Uyu muganga rero umaze igihe kinini avura ikipe ya Rayon Sports, kuri uyu munsi nibyabaye ngombwa ko ajyana nayo mu gihugu cya Tanzania gukina umukino wo kwishyura wa CAF Confederation Cup nyuma yuko batsinzwe n'ikipe ya Singida Black Stars igitego kimwe hano i Kigali. Rero bagiye kureba buryo ki basezerera ikipe ya Singida Black Stars bayisanze wabo mu gihugu cya Tanzania. Ese bizakunda cyangwa bizagenda bitereka tubitega amaso. Andi makuru ahari ni ayabakinnyi bagera kuri 7 bose basigaye i Kigali batajyanye n'ikipe muri Tanzania cyangwa se kuri uyu mukino wa CAF Confederation Cup. Ati byagenze bite, niki cyabayeho? Mwagiye mukunda kubibona ku mbuga nkoranyambaga bicicikana hirya no hino, ariko nimumenye ati se biravahe birajyahe. Nibyo uko wabyumvise niko kuri. Abakinnyi bagera kuri 7 basigaye i Kigali nyuma yuko bari bamaze kugira ku kibuga cy'indege i Kigali i Kanombe, bagiye guhagurukana n'abandi berekeza hariya mu gihugu cya Tanzania gukina uyu mukino uzaba ku wa gatandatu ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9. Rero abakinnyi basigaye harimo abakinnyi bagiye bakomakomeye nka Rutahizamu umwe Rukumbi, ari nawe Rayon Sports ifiteho ibyiringiro cyangwa se Rayon Sports yari itegereje ko byibura wayicungura akaba yatsinda igitego kikaba icy'umucunguzi. Bamwita Habimana Yves nyuma yo guturuka mu ikipe ya Rutsiro Football Club ariwe top scorer w'ikipe ya Rutsiro kuko yatsinze ibitego bigera ku 8 wenyine muri iyi kipe, agira uruhare mu bitego birenga 18 byose uko harimo anama assist. Uyu Habimana Yves rero yasigaye mu bakinnyi bagomba kujyana n'ikipe ya Sports. Suwo gusa hasigaye witwa Shimimana Fabrice ukina kuri nomero 3 cyangwa se akina nka myugarira ariko akina ku ruhande rw'ibumoso, nawe yasigaye Shimimana Fabrice. Suwo gusa ahubwo undi kizigenza no ubundi hasigaye ubita Harimana Abdulaziz bakunda kwita Rivalido, nawe ari mu bakinnyi basigaye i Kigali nawe utabashije kujyana n'ikipe. Bamwita Rushema Chris nyuma yo kuva mu ikipe
ikipe ya Mukura Victory Sport akaba umwe mu bakinnyi ikipe ya Rayon Sport iri kugenderaho mu myugariro cyangwa se mu bakinnyi bakina inyuma mu kibuga kabisa barinda umunyezamu. Yurushema Chris nawe ari mu bakinnyi basigaye muri barindwi basigaye ikipe ya Rayon Sport agomba kujyana, suwo gusa kuko harimo n'umuzamu w'umunyarwanda umwe rukumbi Rayon Sport ifite Mugisha Yves. Mugisha Yves nawe yasigaye, ubwonko bw'abo bita Mugisha Yves, hakaza Habimana Yves, hakaza Harerimana Abdelaziz bakunda kwita Ivarido, hakaza Arushema Chris. Ngabo bamwe mu bakinnyi wenda b'ingenzi cyane warukuriye kumenya mu basigaye inyarugenge batajyanye n'ikipe hariya mu gihugu cya Tanzania. Ati rero haraza gukurikiraho iki ikipe ya Sport nyuma yuko ibonye ko abo bakinnyi basigaye, ariko reka maze ngubwire ikosa ry'abati byagenze bite kugira ngo aba bakinnyi basigare. Rayon Sport yatinze kubashakira ibyangombwa cyangwa se passeport de service yatinze kubashakira ibyangombwa harimo passport kugira ngo bajye mu gihugu cya Tanzania. Rero Rayon Sport abo yabashije kubona ibyangombwa cyangwa se abo yari yabyakiye kare nibo babashije gufatwa cyangwa se nibo bari ku rutonde. Rero nibo bahise bajyana n'ikipe direct byihuse, abahita bajya muri hotel yitwa Onomo hotel iri hariya Dar es Salaam, niyo bahise berekeramo. Rero aba bakinnyi basigaye nyuma yuko Rayon Sport ikoze amakosa gatinda kubandikisha ngo bajyane n'indi kipe hakiri kare, bahise babasigira mu maboko ya Ferwafa cyangwa se babishinje Ferwafa ati niba fashe nyaboneka abakinnyi bandikishwe cyangwa se nabo babaha ibyangombwa basange ikipe mu gihugu cya Tanzania. Rayon Sport rero ibibazo byo ni byinshi kuko bita rutahizamu wabo Ndikumana Asmani nawe nyuma yo kuvunika bikaba bitabaye ngombwa ko nawe ajyana n'ikipe, ahubwo mu gitondo azindutse yandika ubutumwa avuga ko operation cyangwa se kubagwa kwe kwagenze neza, bamukoreye ubuvuzi cyangwa se bari kugenda bamuvura ibintu bimeze neza cyane, ngo nta kibazo afite muri aka kanya nyine no gutegereza akabanza agakira. Biravuga ko agomba kubanza akamera amezi agera kuri 2 yose adakora kuri baro cyangwa se atagaragara mu kibuga, byibura nyuma mu kwezi kwa gatatu uhereye ubu ngubu, ubwo bizabere gukaba mu kwa mbere nibwo agomba kuzongera gukora kuri baro. Asigaye noneho mu kwa mbere byibura nyuma y'amezi 4 nibwo uyu nguyu Ndikumana Asmani agomba kugaragara mu kibuga akinira ikipe ya Murera. Rayon Sport yaribonye ibyiringiro nyuma yo kugenda ibura abakinnyi bagiye batandukanye cyangwa se ikavuga ati na rutahizamu dufite, yaribonye ibyiringiro ari we Ndikumana Asmani, birangira atabonetse cyangwa se birangira atayifashije nkuko byari byitezwe. Nyuma y'umukino ejo bundi wabahuje n'ikipe ya Singida Black Stars akayivunikira mu bavuga ati byibura ku mukino kwishyura uzabira muri Tanzania Ndikumana Asmani katwitege ko yabona igitego, ariko biranze ahubwo afite imvune. Uyu nguyu nawe Yves nawe nabwo agiye, Chris nabwo ari kugenda, Fabrice nabwo ari kugenda, umuzamu Yves nabwo ari kugenda, Abdelaziz nabwo ari kugenda. Ese bibaye ngombwa ko batagera, ese ibintu byagenda bite kurana gukipe ya Sport? Hari abantu ari kuvuga ati ikipe ya Sport menya atari gusa sinzi umuntu waba wabagiriye kugira ngo bahure n'ibibazo byose muri iki gihe bari muri CAF Confederations Cup. Gusa wenda si ibyo gusa, bimwe wenda mu bisubizo bike bihari nuko ngo bita Bigirimana Abedi ameze neza, agomba gukina uyu mukino byibura nk'umwe mu byiringiro ikipe ya Sport isigaranye. Bigirimana Abedi agomba gukina, ndetse no bita Emery Bayisenge muri ba myugariro agomba kuba ahabaye 5-5. Ubwo Pavel Nzira arahari, ubwo hakaza biravugwa ko Rayon Sport ubwo igomeje kubura Rushema Chris cyangwa se niyo yaba nahari, ahubwo no witwa Yusudianya agomba kuba yakina muri defense. Yusudianya Emery Bayisenge muri defense ugomba kubabonamo cyane. Ubwo rero muri ba rutahizamu bo ni Bigirimana Abedi, ubwo byakunda Yves nawe akahaboneka tayari yaba hari kuko n'umwe mu byiringiro bafite. Ubwo n'abandi batambwe Gloire Azizi Ibasane ikuranya bakari gukina aho ngaho. Harerimana Abdelaziz nawe arahari ngo ategejwe nk'igisubizo kuri nomero 7 cyangwa se nk'umwataka ukina ku ruhande rw'iburyo, nibikunda nawe akabasha gusanga abandi i Dar es Salaam. Amakuru abari muri Rayon Sport ni menshi cyane, twavuga ngo turondore kandi tuze kuyigenda cyo bagezeho 5-5 mu masaha ari imbere. Tureba se bageze muri Tanzania abimeze bite ikipe ya Murera muri 22 bagomba kugenda, nimba 7 basigaye se 7 basigaye biragenda bite, bazagenda ryari, ese Ferwafa yabashije kubafasha cyangwa se abageze muri Onomo hotel hariya muri Dar es Salaam bimeze bite, ijyanye n'ingendo z'abafana bo bimeze bite, batangiwe 50% kugira ngo bagireyo Dar es Salaam bafashe iyi kipe. Muri Singida Black Stars nawo bijyanye n'umutozi Ange Gamondi we bimeze bite kwekira mu ikipe ya Simba Sport Club bikarangira adatoje umukino azahuramo n'ikipe ya Sport. Se nabyo turaza kuza kubirambura mu kiganiro kiri imbere, nyandikira muri comment umbwira ati se bimeze bite n'iki kigezweho.